umukobwa yashatse azi ko agiye mu rugo mu gacurama birimo iyo nzu imeze gutyo ageze arayibura bivuze ngo ntabwo yagiye ashaka umugabo yashakaga inzu n'imitungo ageze abona ko ya mitungo atari buyibone ariko njyewe haraho nanone mugarukira haraho mbona yarabaye imfura aho kugira ngo bijye gutinda bazarwane bazicane cyangwa se umwekerereza undi sibyo yakugendera kare ariko se nicyakoze cyiza ariko ubundi ho yakoze ishyano ariko abo uyu munsi rero ho ashaka kuva mu bukene akiva iwabo direct avuga ati ngewe ubu ni deal nayiturikije cyane ashaka kuva iwabo ubukene bwo mu magufwa yifitiye bw'imyaka yose akaburangiza kuri wowe kandi rimwe na rimwe nawe agushakaho gutekerezaho nawe ntabyo ufite Rwanda Revenue Authority ni ukuvuga rero abantu rushaka rwa Rwanda Revenue kurahira twongeye kuguha ikaze ukurikiye Bakunda TV nitwa Moses Value nongeye kugaruka mu majwi inyuma ya kamera ndi kumwe na Andrew ikaze kuri Bakunda. Urakoze cyane Mose nawe ikaze kandi urakoze cyane abantu twamenyeje ko tugomba kuganira hirya no hino ariko cyane cyane ku muco wacu nyarwanda ndetse n'ibyo tubona tukabihuza n'ubunyarwanda yego niko bimeze kuri uyu munsi rero umuryango nyarwanda imibereho y'umuryango nyarwanda imibanire yabo muco wacu ururimi rwacu ariko nizere ko umeze neza njyewe bya kinyarwanda Imana ikunda u Rwanda nayo irankunda yego nanjye meze neza ndashima Imana ubu rero twizere ko n'abadukurikiye wewe ndabibona uri kubibona wowe ndabibona ko umeze neza rwose muri iyi minsi uriya wasanga ari uko mu muco nyarwanda hari ukuntu abashugamamira cyangwa hari ukuntu wowe muri iyi minsi waragize gutya ugashaka umugore w'icyumweru kimwe ubwo ibyo twabyita ugashaka umugore w'icyumweru kimwe sha ibyo twabyita guki muco nyarwanda n'ubwomanzi ubwomanzi bigira umugore w'icyumweru kimwe ushingira Rwanda n'ibibaho nta nyito wapfa kubona sinzi ko mu kinyarwanda biragoye kubibonera inyito ntabwo umuntu yabonera inyito ni ishanura ryaguye ku musozi nuko rero dushimira abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe ku makomenti n'ahandi hatandukanye ariko kuri ubu ngubu urumva ko tumeze neza turabashimira mwese aho muherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hirya no hino ariko rero bajye banatwibutsa banatange n'inama n'inyunganizi byaba byiza kurushaho kuko natwe tuba twakoze ibiganiro n'ibyo by'ahantu hatandukanye ariko hari igihe umuntu ashaka kubeshya ku izina ry'ahantu akavuga uburyo butari bwo natwe ntabwo tuvuze ko twe naribonye cyane kurusha abandi cyane ahubwo ni ukugira ngo dusangire ku bijyanye n'imibereho nyarwanda n'umuco wacu kuko yicano ni yabo ni yacu ni ya twese yego byaba byiza rero bajya batwunganira kandi naho twaba twatanye gatoya bakatugira inama tukaganira mu buryo turi abantu bumva ntabwo turi bifura kuko tugamije kunoza twese hamwe dufatanyije urakoze cyane Andrew mu minsi itambutse hari inkuru z'imiryango zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko twe tubihuza nyine n'umujyo wacu nk'uko twatangiye tubibabwira kuri channel yacu ya Bakunda hari inkuru zitandukanye hari aho wumva ngo bicanye umuryango biriya amakimbirane hari aho wumva ngo ntihari ibyo batumvikanyeho mu muryango burya umuryango ni ikintu kinini umuryango buriya uburere buruta ubuvuke niko bakunze kuvuga nk'umwana urerewe mu muryango ibintu bitameze neza urumva niyakuze nawe hari ingaruka kuri ubu ngubu nk'ikiriya kibazo cyabaye muri Kayonza iriya nkuru ngira ngo urayizi nimba uyizi wayiducira amayange nawe ukatubwira icyo uyitekerezaho yego Mose hari inkuru imaze iminsi caracara mu social media atandukanye ariko no hanze kubyumva ariko inkuru yo uko njya nikurikiranye iteye gutyo inkuru yabereye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama abatazi Nyamirama ni umurenge iyo ugeze mu mujyi wa Kayonza ugakata umuhanda w'iburyo wo kugira ngo ufate umutara ahubwo ukafata umuhanda werekeza mu cyerekezo tw'ikibungo cyera cyangwa kijya
za Ngoma, Ngoma na Kirehe. ukikata muri iriya rompuwe urenga harimo akanya gatoya akanya kari kure niho umurenge wa Nyamirama uherereye. Yego. Inkuru ivugwa rero iteye itya. Umukobwa witwa Alice. Yego. Alice ageze gutya ashakanye n'umugabo. Amakuru numvishije Alice bamenye amezi 8. Bamenyanye amezi 8. Ndetse Alice aza gusura umuhungu iwabo aho yabaga iwe ubusera umuhungu umusore umwita umusore nubwo nawe numva ko yarayigize kugira abandi bagore barenze umwe bakagenda batandukana ariko ubwo ndabwita umusore ko yari bagiye gushaka baramushima bihutisha ubukwe byumvikana ko habaye n'umuranga ku mubanga barabonanye baraganira barashimana nk'uko ubukwe bukurikiranwa ya mihango yose y'ubukwe bajya mu misango yo kujya gusaba irembo no kurifata. Yego. Barifata baha igihe cyo kujya bageze cyo kujya mu murenge. Ubukwe bubaho rwose barabakosha umunsi wo gusaba rwose babakwaye 700. Umukobwa w'umusumbakazi. Buriya ushatse umukobwa wabyayeho murabyayeho umugore kamushaka bamwita kumusumbakaza. Nuko umusumbakaza. Yego. Ntabwo rubizi ibyo. Bagita kumusumbakaza baramusumbakaje. Yego. Aramushaka. Ariko se ubwo umugabo we nubwo se ukumusumbakaza nawe ntiyisumbakaza. Mu Kinyarwanda ku mugabo ntibirimo. Ntibibaho. Ubwo rero aramusumbakaje aramushaka ariko bagenda mu murenge bakoryeme n'amategeko. N'umugabo ariko ngo yari yarabyayeho. Kandi ibyo navuze nuko batagaje umubare w'abana we ku mugore n'umwe ariko n'umukobwa Alice nawe yarabyayeho bose nawe yarafite umwana umwe. Umukobwa ngo yarafite umwana w'amezi 2 w'imyaka 2 arashakanye bamara n'icyumweru kimwe. Abaturage bivugira icyumweru ubwo niba kirengaho niba kituzura neza ko ni muri iyo minsi y'icyumweru. Yego. Ariko bageze mu rugo kuvuka burangiye batashye umuhungu nk'umuntu washatse wese yagomba kugisha icyo yibariza umugore we uburyo bihego. Yego. Hanyuma rero amabanga y'abashakanye umugore aranga pe atishwi rwose aramwangira. Umuhungu arivugira ati yari yambaye yiziritse nk'uzitse igiti. Ubwo urumva nyine n'ijya bintu bajya ngo yari yifunze bukwasi. Umugore yarambaye yifunga bukwasi. Bararyama. Buri iyo yambaye igisarubeti nta hantu wahera. Niko bimeze rwose niko bimeze. Ubwo sinzi ibyo yambaye. Ariko nyine ari yarambaye. Abo byabayeho batubwira. Ureka bya bintu ava kwikwiza. Yari kwije koko. Yawana. Arambara uri umugabo nta kintu yigize abona. Hanyuma rero kandi ngo umugore yarazanye n'umwana we wowe imyaka 2. Yego. Umwana akagivura akaryama umugore rwose akajya hagati ariko ntacyo umugabo yakora. Biza kurangira rero ngo agenda nkwerekeje umutinyisha. Umva yabipanze n'umutinyisha. Hari ubwo umutinyisha bari muntu ki muri undi mukobwa yashatse hari muri famiye umuntu uza kumuba bari kumwe mu rugo. Akaba ari mu rugo murumuna wese undi muntu hafi ariko mubo umuhayika umwereka ko nta kibazo bamuganirize amarirungu abataramenye urugo yitwa umutinyisha. Anjye ntawe nzakenera ntago natuma aza se urumva ubwo nawe uzaba ugiye guhindura umuco. Ni umuco nyarwanda ntabwo ari mu mategeko. Ikibazo cya nyamusinga mwubakiye ku mategeko nimwubakire ku muco. Hanyuma rero biza kurangira yagiye nyine bagenda nk'umuherekeje baragiye umunsi umutinyisha gutaha. We yagiye nk'umuherekeje. Aragiye imyenda yayishyize ntacyo natwaye ariko ubwo yajyanye umwana. Bagiye n'umwana nk'umuherekeje bagenda gutyo ariko umusore arategereza ati pa araheba nyine byarangiriye ngo nyine ubu bagiye gukinkura abaye kimbombo
bageze nimugora nk'ubwabaye kimomo sinzi amasaha yaba byarabaye mu Bugesera bavuze ati yagiye kwa kundi kwabo, ariko ubwo ari Kayonza buriya nta bundi buryo twabyita, yagiye ahunze. Sinzi ibyo yarahunze cyangwa simbizi, niba ari uburara niba ari iki simbizi, ariko mu mvugo n'ubishije mu gitangazamakuru cyamuganirije umukobwa ntabwo ajya kure yabyo ibyo abaturage bavuga, we gusa icyo avuga yuko bamubeshye. Nyamuneka basore bari hanze aha, aya majwi ndaje turayabumvisha. Nyamuneka abasore bari hanze aha ngaha nimureke kubeshya abakobwa. Buriya muzi kaka mubwiye, abakobwa nibo bantu ba mbere, igitsina gore kavuga igitsina gore muri rusange, igitsina gore nibo bantu ba mbere bakunda kubwizwa ukuri cyane ko bazi no kuyatohoza. Ariko none igitangaje nibo bantu ba mbere sibyo bumva ibinyoma cyane. Yego, none se ubwo nyine bigatuma rero abahungu b'uyu munsi bo muri iyi minsi nabo kubera ko bo bamenye ko yuko bakunda ukuri ariko bumva ibinyoma cyane, bo bakunda kumva ibintu biryohereye amatwi byiza gusa. Yego, biryoshye, akamubwira tu none undi akamwibiraho akamubwira ibyiza adafite kuko azi ko ibyo ashaka. Yego, niko mbibona, niyo mukino usigaye mbona uri mu gatonga. Iyo umugore w'icyo gihe cyangwa umukobwa umubwije ukuri cyane kandi ashaka ibyiza byinshi wowe udafite, uba ikibazo. Ahubwo nawe urabyumva, kuva na kera byahoze bavuga ngo gasore katirariye ntikarongora inkumi. Ibise siko iby'uyu munsi bijya guhura. Kera baberega mu bundi buryo bworoheje, uyu munsi ho biteye ubwoba. Iyi nkuru si hose ibintu. Iyi nkuru rero nyamukuru uko umukobwa asobanura, ariko n'abaturage ntabwo bajya kure yabo, bavuga yuko ngo yamwangiye ko ari umukene, ariko cyane cyane bishingiye ku nzu. Hari inzu abaturage bita ngo agacurama, ibisenge nyine bicuritse, twavuga agezweho. We umukobwa yashatse azi ko agiye mu rugo mu gacurama birimo iyo nzu imeze gutyo, ageze arayibura. Bivuze ngo ntabwo yagiye ashaka umugabo, yashakaga inzu n'imitungo. Ageze abona ko ya mitungo atarabibona, ariko njyewe haraho nanone mugarukira, haraho mbona yarabaye imfura, aho kugira ngo bijye gutinda bazarwane bazicane cyangwa se umukerereza undi, sibyo yakugendera kare. Ariko se cyakoze cyiza ikintu, ariko ubundi ho yakoze ishyano. Kandi yakoze ishyano, twabyita kwahukana, twabyita kwahukana muco nyarwanda, twabyita iki? Ibyo ntabwo ari kwahukana, mbese bitaniye no kwahukana, ni uburara. Ntabwo ari uburara. Mbese umugore uvuye mu rugo uyakana mu rugo utaraburwa utarageramo ngo mu rugo, kandi ni urwawe n'amategeko no muri imbere y'Imana arabyemeza. Uyu mukobwa ureko ari inyamaswa n'igisambo kibi cyane, aravanga afite imyaka 20, akaba afite umwana w'imyaka 2, bivuze ngo yabyaye afite imyaka 17. Byo kubyaraho byo ashaka kumubyara akiri mutoya, imyaka y'ubukwe itaranagera, imyaka ko amubwira afite imyaka 18. Ahubwo se ndibaza umurenge amusezeranyije utabona ko yuje imyaka y'ubukure, ntago umurenge agusezeranya utuje imyaka 21. Harimo imvugo rero itariyo. Uyu mukobwa arimo aravuga imvugo ebyiri, ubwo rero ushobora kusanga nko mu cyangombwa atari ko areshya. Oya, uyu mukobwa ndamwitondere, n'umwesikuru, kuko we yashaka imitungo. Ubwo rero abahungu bamwitondere cyane. Ahubwo bure no kumenya uwo mwana wa mbere amubyaye atewe, aho ntiyari yagiye gushaka nabwo, wasanga n'ubundi ajya gushaka imitungo bikarangira nyine yibeshye, ariko akavana yonda, akaba rero impamvu yambaraga kuriya akikwiza akambara akifunga bukwasi kugira ngo batagira ikivamo. Ibi bintu wasanga hari akantu kari inyuma nk'uyu mwana, kandi shango bakoze ubukwe bw'igitangaza, basi indirimbo zo muri ADPR, kandi ngo nasohoke ibyo abantu bakubeshya ngo barasenga bari kungumura hari ndakubwiza ukuri. Ni mutabigendamo agace ng'abahungu muraza kurimburwa mu bunyi ngo nimba baramukoye 1,500,000 bibivugamo mu nkuru. Umusaza ntuvishije Faustin nawe yifitiye ikibazo cye kandi cyumvikana, ariko ngiye mbona kitazajya cyo kimumarira. Waravuga ati ngewe umukobwa twamukoye 700,000, bamukoye 700,000. Umusaza nyirumva kweraga umuhungu we,
akavuga ati ariko nandi yakugize mu bukwe twagiye mu byose bigafata miliyoni 2. Ubwo ni miliyoni 2 na magana angahe? Na magana 7 gutyo. Itegeko niba itegeko sinya nkunda kurivugaho cyane mu buryo bwagutse ko itegeko ni inyanja, ariko njye ko mbizi amategeko y'u Rwanda yenda ababizi neza bazadusobanurire. Bavuga yuko iyo washakanye n'umugore mu buryo bw'amena amategeko, ibyo watanze igihe cy'ubukwe, za nkwano n'ibyo watanze byose, n'ubwo wagenda inzu yawe umukobwa ukayivugurura ukayubaka kugira ngo uzabone umusabira heza, nta kintu na kimwe wemerewe kubaza. Yego. Eka ntumuco wapfiriye buriya. Ubu bivuze ngo nimba bimwe bya kera mu Kinyarwanda ngo umugore ngo yahokanye matandukanye ngo agiye koranura. Ibyo ntabwo bibaho. Nubwo agera mu gitondo wakagenda nta cyo wemerewe kubaza cyagiye ko wasobukwe. Ubwo barahiye nyine. Reka uyu munsi hari abakobwa bagenda bagashaka, sibyo? Mu myaka 10 akabashatse 3. Agamije kandi ariko wamukwa. Agamije guteza imbere iwabo se? Ntawamenya. Ariko se ikigaragara cyo abari mu bucuruzi. Akibaze noneho nganjye ninjye babyungukiramo nka musaza we. Hari amafaranga najya nyabona, kaga kamvirobe. Ibyo simbizi ko bigenda. Ibyo simbizi ko bigenda gusa urumva harimo ikibazo. Uyu musaza we ayibarekana amavuga ati rwose ubuyobozi bwamfasha. Ayo ngayo ntagagaruzwa. Akareba yuko bamagaruze inkwano ze n'ibindi, ariko usarugira gute? Ubwo byarangiye. Nta busubiyobozi bwahereye. Ubwo rero kigaragara arega moze ibintu byacu by'amategeko rero birasekeje. Nkunda kubwira abantu ko itegeko ritagira amarangamutima, ariko abantu ntabwo nyango tubyumva kimwe. Itegeko ntabwo rigira shusho. N'ujya mu itegeko uzaba witeguye guhangana n'itegeko. Niyo mpamvu abantu bose bafite intege nkeya. Abantu bose baba bafite intege nkeya. Yego. Mu cyane mu bukungu. Bakunda bumva itegeko cyane ko bazi ko ryari bahesha imitungo. Buriya cyane. Abahungu uyu munsi barashaka kurya amafaranga y'abakobwa, n'abakobwa bashaka kurya amafaranga y'abahungu, none kimwe kuri kimwe ubu ngubu. Ariko yenda abahungu bakiri bake, ariko niko bimeze. Sibyo? Kandi buri hantu umuryango wapfiriye no kugarura bino bintu babifatanyije hakiri kare, ariko biragoye. Kuko nibyo mu rukiko buriya kera umugore agira gutya akawukana. Yego. Akawukanira hehe? Iwabo. Ubu nta mugore cyawukanira iwabo. Ajya muri geto. Muri geto. Yawukanira muri geto. Sibyo? Ntago byumvikana. Yawukanira mu rukiko no muri geto. Kandi ikiganiro cy'ubushize, kandi umuntu wagiye mu rukiko kumucyura biragoye no muri geto, ariko umugore wakaniye iwabo kumucyura biroroshye. N'ababyeyi babakomakoma ashobora kugenda akakurega ati umugabo wanjye buriya yitwara gutya agenza gutya na gutya kandi bibangamye gutya birambangamiye mu buryo ubu n'ubu, bibangamiye umuryango mu buryo ubu n'ubu. Noneho umuryango wari uvukamo ari umuryango w'umugore n'inshuti, ndetse bakabaganiriza bagata ibyo muri ntabwo ari byo. Rimwe na rimwe abagabo bajya gucyura bakemera n'amafuti yose kabona na buri mugore. Hari igihe bagana amafuti y'umugore banamuganirije, yego, baramuwawe bakaza kuvuga ati ariko twaramuganirije ariko ngo ni guhina icyuri. Yego. Bakanabigufashamo gacyura, bakabigufashamo rwose, bakagera kurega rwose n'ikiro kagitanga bakabyemera kabigufashamo. Ariko umugore kabone naho yaba atarabya abagore bakanaga 1 2 3 kunshura kandi nabo kandi agasazira mu muryango we. Niho byabera kabageze mu Kinyarwanda. Nuvuga ngo habaga hari amahirwe yo kugoragoza. Sibyo? Iyo kaniye mu rukiko no muri geto rero yaraye hanze twinkwari yabyara. Yange bikunde umva ubwo nyine kaba kabaye. Ubwo rero urumva yuko abantu bose ndabakomeje. Ariko urumva umuryango wacu Nyarwanda ahantu ugeze. Yego. Ugeze hari indimuka. Bigeze ahantu bikomeye cyane. Ubwo rero nimadatekereza ku buryo bashobora gushaka uburyo nk'inzego z'ubuyobozi ziga ku kintu cyo kubanisha abaturage. Amategeko yego adufasha, ariko
mu muco ho rwose harimo ikibazo gikomeye cyane cy'amategeko n'umuco wacu. None se ubona byakagenze bite tukinjiremo neza mbere ku buryo harimo imbogamizi ku mategeko. Iyi nkuru se igusigiye iki? Njyewe se yanyereka yuko abantu bafite umutima muke w'imitungo. Ntago abantu bashaka imitungo, barashaka ntago bashaka kubaka, bashaka kugira urugo, bashaka imitungo. Umutima muke w'imitungo uteje ikibazo kandi cyane. Muri makeya kandi imbere byatangiye n'abakobwa, ubu n'abahungu barabitangiye. Hari n'imiryango ubu ngubu iriho kubw'imitungo itarakabaye kuba iriho. Urabyemera? Arega ngiye ko umukobwa yashaka cyangwa umuhungu agashaka umuryango afasha umuryango wenda utarishoboye, ngiye nagomba nk'igitangaza nta kintu binatwaye. Ariko kubishyira mu mutima muke, ariko hari n'igihe wihangana ukazabigeraho myaka ntazi yariyo. Ubu se nta bantu uyu munsi tuzi bagiye bagaca mu buzima butamworoheye mu rushako rwe, mu buzima bwe, umugore kamuba hafi akamufasha kamuba hafi imyaka 10 gashira 20 30 akajya gutyo kabona barazanzamutse cyangwa abana babo banje kwiga, sibyo akaba ari bo bavana mu bukene, barihanganye bwa bukene nta byuzi cyane nibo benshi abana babo bavanye n'ababyeyi bacu abenshi niko baragiye bigenza. Ariko abo uyu munsi rero ho ashaka kuva mu bukene akiva iwabo direct avuga ati ngewe ubu ni deal nayiturikije cyane ashaka kuva iwabo ubukene bwo mu magufwa yifitiye bw'imyaka yose akaburangiza kuri wowe, kandi rimwe na rimwe nawe agushakaho gutekerezaho nawe ntabyo ufite. Ntabyo ubwo reka kabaye ubwira ngo se no mu gutereta muri ubusore bwacu siko bimeze. Umukobwa rwose abakikubona nta kantu ufite Atreas namukunda. Nuvuga ngo imitungo niyaza cyangwa se n'uburyo wifite nibyo biza Rwanda Revenue Authority. No kuvuga rero abantu rushaka rwa Rwanda Revenue kure imisoro n'amahoro nta kundi twabigenza gute nta misoro n'amahoro reka none waboneka n'amafaranga rukundo umuryango nizabaho ntawo wabaho ute. Urumva rero nanjye ubu tugomba kwirarira kugira ngo natwe tubabone, kana nibaza ntayihangane ngo tubyubakane azagenda danone si reka nkubwire reka dukutse ikiganiro ikiganiro cy'Nyamirama uyu munsi tukizeho ngaho, ariko icyo tuvanyemo nuko abantu barashukuye, abantu umutima mucyo urabishe, ubu muntu bwararangiye. Urumva ese ubundi iyo nzu uramutse uyigiyemo ntabwo ushaka kuyikenderamo nyine, sibyo? Ubwo se umuntu inzu ntagushukisha kandi nta kindi kintu. Reka nkubwize ukuri, abantu ntibavana umutima muke. Niba atari ibyo cyakora abantu bashaka muri kino gihe mugendemo gake. Murakoze cyane. Urakoze kuba natwe Andrew. Ariko tubibutse ko hari bakunda Motors and Estate, ushobora kutubwira nimero Andrew hanyuma 0788 48 yego 62 ku modoka, inzu, ubutaka bigurishwa bikodeshwa, iyo duhamagara kuri izo nomero cyangwa se iyo mibare uba watugezemo ngo pi ikibazo kiba cyakemutse. Ariko nyamurika abantu bashaka amakwasiteri yo gukodesha bajya mu ntara ahantu hatandukanye, yego sibyo, bajya mu bukwe no mu minsi mikuru bagiyemo baryoshye, bafite imodoka kwasiteri zifite zitwara abantu 29, dufite imodoka zitwara abantu 15, dufite ahantu hatandukanye. Ni mutugane tubafashe rero cyane. Imana irabakunda natwe turabakunda. Imana duhane umugisha, muragahorana u Rwanda, muragahorana n'abakunda bakunda Motors. Izina ryo muntu n'abakunda Andrew. Murakoze cyane, mwakoze kubana natwe na ikiganiro nakubutaha. Imana ikomeze ibarebe icyoroshye. Murakoze cyane.